Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mama Ebenezer, karibu dusenge. Mana ho wangu, 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 mana ho wangu. Gitondo aya masaha muri uyu mwanya amen. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 7 kugera ku 9. Haravuga ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu, marayika ku mapetero mu mbavu aramukangura ati byuka ni ngoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera inkweto zawe. Abigenza atyo, arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo ari mu nzozi. Haleluya! Hari ibintu Imana igiye gukora, tugiye tugira ngo turi mu nzozi, turarota. Kandi twe twararindiriye igihe. Iki ni igihe cyo gukora kw'Imana, iki ni igihe cyo gukora k'Uwiteka. Reka natwe twirebe. Ese wowe ntabwo wabona muri gereza? Yongereza isengere, fata umwanya ujya imbere y'Imana, ubwira Imana ngo sohora muri gereza. Petero abitorero baramusengeye, barahaguruka batabaza Imana, barahaguruka bahendahenda Imana, barahaguruka barasenga batakira Imana. Nta kwizera bazi ngo birarangiye, ariko baravuga ngo hari Imana ihindura ibintu, barayizera. Hari Imana isohora muri gereza. Byarabaye rero kubwo kwizera. Ngo marayika aramubwira ngo kenyera inkweto zawe. Iki ni igihe cyo gukenyera inkweto, iki ni igihe cyo gusohoka muri gereza. Ngo abigenza atyo, arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimwa mwami, shimwa mwami, shimwa mwami, mwami shimwa. Iki ni igihe mwami uri kuza kudukuraho ibyari byaratufatiye muri gereza. Petero ari muri gereza, agize kuba muri gereza, ariho n'abandi bamurinda. Data wa twese ngo 16, ye data we mwami mwiza dutabare. Hari ibihanda byari biri mu buzima bwacu, byari biduhejeje muri gereza. Ibi bihanda mwami turagwamugaye, haguruka turwanirire, dutsindishirize kubw'ibi bihanda. Byari byarafashe amateka yacu, byari byarafashe ubuzima bwacu, byari byarafashe imibereho yacu. Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, iki ni igihe cyo gusohoka muri gereza. Iki ni igihe cyo gukweta inkweto tukagenda aho data ashaka, aho data twifuza. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yesu, 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 Yesu Kristo, Yesu Mukiza,
Yesu wa munyembaraga we, niwe dutabaje. Haguruka rero mwami 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 mwami, ni wowe uro kwizerwa. Mwami amaboko yacu ngaya yakureho muri Ngereza, yakureho iminyururu. Maguru yacu ngaho yakure muri Ngereza, yakure mu minyururu, yakure kukwizengurukaho. Mu izina rya Yesu, umuntu ari muri Ngereza bayizengurukaho. Ariko uri Uwiteka uvana umuntu mu kwizengurukaho, ukagira neza mwami, ukagira ubuntu butangaje. Yesu, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye mwami, komeza uganze, komeza utegeke. Haleluya. Shimwa mwami, shimwa mwami. Haleluya. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye Yesu. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rirushaho kumenyekana hafi na kure. Uwiteka uri mwiza. Fata kontrole mwami y'uyu munsi, fata vola ya buri kintu cyose papa. Yesu, inzugi zitwikingurire nk'uko hano Petero na marayika inzugi zabikinguriye. Natwe ibyugi byo muri Ngereza biveho, ukinga ntagira ukingura, wakingwa ntagira ukinga. Yesu Kristo, tugukurikira bari wowe utuyobora, uyobora ubuzima bwacu, uyobora intambwe zacu. Mu izina rya Yesu, impano yose iri muri twuyikuze, kandi mwami tugukorere tunezerewe, tubohotse, turi mu mudendezo, tugushima mwami. Icyo waturemeye no kukuramya no kuguhimbaza, ibyo bidusohozweho none n'ibihe bidashira. Uyu munsi ufate kontrol, ufate vola, witegekere mwami. Icyo twifukishije n'amaraso ya Yesu, ibyacu byose dupfute mu maraso ya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, mwami himbazwa none n'iteka byose. Amen. Niba ari ubwa mbere, wibuke ukore subscribe, ariko kandi munakore share, musangize n'abandi. Kristo yubahwe, Kristo yamamare. Shalom, shalom.